turabasuhuje. Mumaze iminsi mumva ikibazo cya sosiyete y'itumanaho ya MTN itanga serivisi zitanoze, aho mu minsi yashize yatumijwe n'urwego ngenzuramikorere RURA kugira ngo itange ibisobanuro. Kuri ubu ngubu hamenyekanye ibihano yaciwe, aho izajya yishyura miliyoni 15 buri munsi. Ibyo wamenya ku bihano byafatiwe MTN Rwanda nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe. Nk'uko koko bizwi, abakoresha umurongo w'itumanaho wa MTN Rwanda bamaze iminsi bahura n'ibibazo byo guhamagara, koherezanya amafaranga no koherezanya ubutumwa bugufi, byatumye ihamagazwa n'urwego ngenzuramikorere RURA kugira ngo yisobanure inagaragaza ingamba zihamye iki kibazo cyafatiwe. Mu minsi ishize twibazaga uko byagenda hashize umunsi wose ihuza nzira ridakora, abantu badashobora guhamagara cyangwa koherezanya amafaranga. Ibi byabayeho kuva mu ijoro ryo kuwa 27 Nyakanga 2025, abakiriya ba sosiyete y'itumanaho MTN Rwanda bahura n'ikibazo cyo kudashobora guhamagara no guhamagarwa, koherezanya ubutumwa bugufi ndetse na serivisi za mobile money ikora nabi bitari bisanzwe. Kuwa 28 Nyakanga 2025, RURA yahise ihamagaza MTN Rwanda ngo itange ibisobanuro ku bibazo biri muri systeme yayo, byanatumye serivisi zo guhamagara, koherezanya amafaranga n'izindi serivisi zikoresha USSD code zidakora neza. Uwo munsi MTN Rwanda ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yavuze ibibazo byo guhamagara abakiriya bayo bahuye nabyo ko byakemutse. Amakuru yizewe iki kinyamakuru cyamenye nuko ibibazo bimaze iminsi 3 byikurikiranya, na nyuma yo gutumizwa na RURA bikaba byarakomeje kubaho. Ibi byatumye hatangira kubahirizwa itegeko rigenga ikoranabuhanga mu itangaza bumenyi n'itumanaho. Ingingo yaryo ya 169 ivuga ko iyo uhawe uruhushya atubahirije icyemezo cyihanangiriza cy'urwego ngenzuramikorere cyafashwe hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko, ahanishwa kimwe cyangwa byinshi muri ibi bihano, birimo gutanga ihazabu yo ku rwego rw'ubutegetsi iri hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 15 kuri buri munsi wose atubahirije ibyo asabwa. Uhereye igihe yamenyeshejwe, iki cyemezo cyongeye gushimangirwa. Ashobora kandi gukora ibisabwa by'inyongera ku byerekeye uruhushya rwe cyangwa guhagarikirwa uruhushya mu gihe gishobora kugenwa mu cyemezo cy'ihagarika gitangwa n'urwego ngenzuramikorere. Iyo kandi ikigo gikomeje kugira ibibazo bya serivisi mu buryo bwisubiramo, gishobora kuva ku gufatirwa ibihano byo gucibwa ihazabu, hakabaho gusuzuma mu buryo bwimbitse ibijyanye n'uruhushya rwo gutanga serivisi z'ikoranabuhanga mu itumanaho, ndetse hagasuzumwa niba urwo ruhushya rukomeza kugira agaciro. Kuwa 31 Nyakanga 2025, RURA yasohoye itangazo rigaragaza ko yafatiye MTN Rwanda ibihano by'ubutegetsi. Iti: nyuma y'uko MTN Rwanda yitabye kugira ngo itange ibisobanuro ku bibazo biri kugaragara mu itangwa rya serivisi zayo guhamagara, ubutumwa bugufi na mobile money, RURA yihanangirije MTN inayisaba gukemura ibibazo byose bigaragara mu itangwa rya serivisi, ndetse inayifatira ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi administrative fine, hashingiwe ku itegeko rigenga ikoranabuhanga mu itangazo bumenyi n'itumanaho. Amakuru yizewe bavuga ko MTN yahanishijwe miliyoni 15, ari nayo hazabu nini iteganyijwe kuri aya makosa kuva tariki 29 Nyakanga 2025. Ayo mafaranga MTN izakomeza kuyacibwa kugeza igihe yandikiye RURA igaragaza ikibazo ko cyakemutse. Kuva kuwa 2 kugeza kuwa 4, MTN Rwanda imaze guhanishwa miliyoni 45, no kuvuga miliyoni 15 buri munsi kugeza igihe ikibazo kizakemukira burundu. Ikibazo MTN Rwanda yagize gishingiye ku mubare munini w'abakoresha umuyoboro wayo, ku buryo byatumye uruta uwo ibasha kwakira icyarimwe, bituma ihuza nzira ryayo ribura imbaraga zo gutanga serivisi ku mubare wiyongereye cyane. Abahanga mu by'itumanaho bemeza ko yaba MTN Rwanda na Airtel Rwanda bagomba kwitegura mbere kwakira abafatabuguzi benshi cyane. Niba Airtel ishyizeho guhamagara ku buntu, abaturage barahamagara cyane. Niba abanyeshuri batashye bari guhamagara cyane, umubare w'abahamagara urazamuka. Magingo y'abakoresha imirongo ya MTN Rwanda bahamagara nimero za Airtel Rwanda, cyangwa aba Airtel bagahamagara aba MTN nkaho ari umurongo umwe. Bivuze ko nta kigo cyishyuza ikindi kiguzi cy'umukiriya wacyo wahamagaye akoresheje ihuza nzira ry'ikindi kigo. Iki kiguzi kizwi nka Mobile Termination Rate MTR. Kuva muri Kanama 2023 ni ubuntu ku bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda. Ibigo bicuruza internet byahagurukiwe. Mu bigo byahamagajwe kubera kutubahiza ibijyanye n'itegeko harimo KTLN,
icuruza interineti binyuze mu muyoboro mugari wa fibre optique yatumijwe kubera ibibazo by'ihuzanzira byabayeho mu turere twa Muhanga, Karongi, Rutsiro na Ngororero umugoroba wo ku itariki 30 Nyakanga 2025. Ruriti nyuma y'uko KTLN igaragaje ko serivisi zasubiye ku murongo, yasabwe gukemura ku buryo burambye ibibazo byose bishobora gutuma serivisi idatangwa neza. Amakuru igihe yamenye nuko ikibazo cyatewe n'insinga zijyana internet mu bice bitandukanye zirimo n'izijya mu ngo cyangwa ibigo zatemwe n'abaturage Muhanga na Rutsiro, bigira ingaruka no ku tundi turere. Ruriti Rura irakangura abaturarwanda kwirinda ibikorwa byose bishobora kwangiza imiyoboro y'itumanaho. Ngayo nguko ibihano byaciwe sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho buri munsi itanga miliyoni 15 ikaba imaze gutanga agera kuri miliyoni 45 nk'uko ikinyamakuru Igihe cyabitohoje. Murakoze cyane.